Haleluya, bene data Yesu nashimwe cyane. Shima Imana nanone kubw'uyu mwanya. Nyemerere dushima Imana hanyuma dutangire kuganira ku ijambo ry'uyu munsi. Uwiteka Mana aremye ijuru n'isi, ngiye kugushima kubw'uyu mwanya. Data nshe bugufi imbere yawe kano kanya kugira ngo unkoreshe nk'uko ushaka. Nishyize mu biganza byawe kugira ngo umwuka wawe wera anyobore. Reka ijambo tuvugira hano hantu Kristo ribe ijambo rivuye kuri wowe, rivuye mu mwuka ndetse no mu kuri. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti sengera ubwoko bwawe kugira ngo ubufashe kurushaho gusobanukirwa ijambo ryawe. Mwuka wera uherekeze iri jambo uryumvikanishe mu bugingo bw'ubwoko bwawe. Bisabye nizeye izina rya Yesu, amen. Imana iguhe umugisha wo ujye unkurikira. Ntabwo bene data bifata nk'ibisanzwe, Imana ijye ibibahera umugisha. Rero munyemere dusome ijambo ry'uyu munsi. Turaza kurikura mu byahishuwe ibice 13, turasoma ku murongo waho wa mbere. Narababwiye ngo uyu murongo wa mbere ni umurongo w'ingenzi cyane, kandi buri kintu cyose gihishwe biradusaba yuko tubasha kugihishukirwa kugira ngo bizadufashe kurushaho gusobanukirwa n'ibindi. Uyu murongo ni urufunguzo rwo gufungura n'ibindi bitandukanye tuzagenda twigana, kandi Imana izadufasha. Tugiye rero gusoma aho ngaho mu byahishuwe ibice 13 ku murongo wa mbere. Haravuze ngo ngihagarara ku musenyi wo ku nyanja, ngiye kubona mbona inyamaswa iva mu nyanja ifite amahembe 10 n'imitwe 7. Ku mahembe yayo hariho ibisingo 10, no ku mitwe yayo hariho amazina yo gutuka Imana. Niki nshaka uyu munsi ko twiga? Uyu munsi ndifuza yuko dusobanukirwa ahantu iyi nyamaswa ituruka cyangwa se yaturutse. Yohana yavuze ngo agihagarara ku musenyi wo ku nyanja, ngo yagiye kubona ngo abona inyamaswa iva mu nyanja. Ibyo yari ifite ntabwo ari byo tugiye kuvuga, ahubwo turashaka kuvuga ahantu iyi nyamaswa yarimo guturuka ni hehe. Ese bene data, inyanja ni iki? Kuko nk'uko twabibonye, iyi nyamaswa ni ubwami bw'isi. Ariko ntabwo ushobora kuvuga ngo ubwami bw'isi ngo buturuka mu nyanja, ngo buturuka mu mazi. Ntabwo bishoboka. Ahubwo iri jambo hari ikindi ririmo kurenguriraho, hari ikindi ririmo kuvuga. Rero icyo ngicyo iri jambo ririmo kuvuga nicyo nshaka yuko tureba. Ijambo hanga yaratubwiye ngo iyi nyamaswa ngo yavuye mu nyanja. Ariko se iyi nyanja ni iki? Aha ni hehe irimo guturuka? Ubushize twarabibonye uburyo iyi nyanja ifite umwijima, ariko ibyo si byo nshaka yuko tugarukaho uyu munsi. Mureka nanone dusome mu byahishuwe ibice 17 ku murongo wa mbere. Mwumve ukuntu havuga: haza umwe wo muri ba bamarayika 7 bari bafite za nzabya ndwi, arambwira ati ngwino nkwereke iteka marayika ukomeye azacirwaho, yicara ku mazi menshi. Uyu marayika ukomeye twagiye tumuvugaho kenshi, ariko ndagira ngo twumve aha hantu uyu marayika ukomeye yicaye, ngo yicara ku mazi menshi. Uyu mumarayika waje yarangiza akabwira Yohana ngo aze ngo amwereke ngo aho marayika ukomeye n'uburyo mbese azacirwaho iteka. Uyu marayika yasobanuriye Yohana aya mazi menshi icyo ari cyo. Reka dusome nanone mu byahishuwe ibice 17 ku murongo wa 15. Mwumve ukuntu havuga. Haravuga ngo nuko arambwira ati ya mazi wabonye wa marayika yicaraho niyo moko n'amateraniro y'abantu n'amahanga n'indimi. Murabona rero ko ahangaha marayika arimo arasobanura, arimo arahishurira Yohana amazi menshi icyo ari cyo. Aramubwira ati ngo amazi menshi marayika yicaraho ngo niyo moko ngo n'amateraniro ngo by'abantu cyangwa se y'abantu, ndetse n'indimi ngo n'amahanga. Rero murabona rero ahantu inyamaswa ituruka cyangwa se yaturutse. Mu byahishuwe ibice 13 batubwiye ngo Yohana ngo agihagarara ku musenyi wo ku nyanja, ngo yagiye kubona ngo abona ngo inyamaswa iva mu nyanja. Ariko inyanja n'ubundi ni amazi menshi. Yesu nashimwe. Ariko kandi dusobanukiye yuko amazi menshi, narababwiye ngo ijambo ry'Imana usomye nturisobanukirwe.
ntugashake ubusobanuro ahandi hantu, ahubwo ubusobanuro bw'iryo jambo udasobanukiwe burahari n'ubundi mu ijambo ry'Imana. Ahangaha turimo kubona yuko ahantu inyamaswa irimo guturuka hitwa inyanja. Mu by'ukuri inyanja n'ubundi ni amazi menshi, ariko kandi uburyo marayika yasobanuriye Yohana ahantu maraya yicara, yaramubwiye ngo ni amoko, ngo n'amateraniro, ngo y'abantu, ngo n'indimi ndetse n'amahanga. Rero mu yandi magambo, iyi nyamaswa yavuye mu moko y'abantu, yavuye mu ndimi z'abantu, yavuye mu mahanga y'abantu, mu bihugu bitandukanye by'abantu, yavuye mu materaniro atandukanye y'abantu. Iyi nyamaswa rero iva mu bantu, ariko abo bantu bateye bate? Bafite umwijima muri bo. Twarayibonye yuko iyi nyanja ifite umwijima muri yo. Yesu nashimwe cyane. Rero abantu bafite umwijima, abantu batazi Imana, abantu badakunda umwami Yesu Kristo, abantu muri bo bafite kugambirira kurwanya iby'Imana, niho ubwo bwami bw'isi cyangwa se iyo nyamaswa yaturutse, ni naho ituruka. Kugira ngo birusheho gusobanuka, munyemere dusome iri jambo muri Yohana wa mbere igice cya 2 ku murongo wa 18. Mwumve ukuntu havuga: bana bato, tugeze mu gihe cy'imperuka, kandi nk'uko mwumvise yuko antikristo azaza, niko nanone hamaze kwaduka abantikristo benshi, ndetse nibyo bitumenyesha ko igihe cy'imperuka gisohoye. Yohana arimo kuvuga ngo mwarabyumvise yuko antikristo azaza, mwabantu mwe bwoko bw'Imana, abana b'Imana. Mwumvise uhereye kera yuko antikristo azaza, nanjye ndimo kubibabwira. Mwumvise yuko antikristo azaza, niko nanone hamaze kwaduka bantikristo benshi, ndetse nibyo bitumenyesha ko igihe cy'imperuka gisohoye. Yohana arimo araduhishurira yuko bantikristo ngo ni benshi. Nubwo twumvise yuko antikristo azaza, hari antikristo uzaza, hari umuntu umwe uzabaho uhagarariye bantikristo benshi, uhagarariye ibintu byo kurwanya Kristo. Antikristo bivuze kurwanya Kristo. Hari uzaza rero ubihagarariye ibyo byose. Ariko Yohana duhishuriye yuko ngo hari bantikristo benshi bahari. Mwibaze, mu gihe cya Yohana bantikristo ngo bari bahari kandi benshi. Uyu munsi bimeze bite? Hashize imyaka 2000 birenga igihe Yohana yavugiragamo bino bintu, ariko aratwereka yuko bantikristo ari benshi. Mwibuke twabonye ahantu inyamaswa yaturutse ngo ni ku mazi menshi cyangwa se mu mazi menshi, kandi ngo aya mazi menshi bivuze iki? Ngo bivuze ngo amoko y'abantu, amateraniro y'abantu, indimi z'abantu, ibihugu cyangwa se amahanga y'abantu. Mu yandi magambo, iyi nyamaswa ituruka impande zose z'isi. Ntabwo inyamaswa iva ahantu hamwe, ntabwo ikomoka ahantu hamwe, iva hirya no hino, iva mu bihugu bitandukanye, iva mu materaniro atandukanye. Nituvuga amateraniro atandukanye, ibintu byinshi biteranya abantu, ibintu bituma abantu baterana bakaba benshi, ibyinshi muri ibyo bene data ni ibirwanya Kristo, bifite umwuka wa antikristo muri byo. Kandi uko iminsi igenda ishira, niko noneho bigenda bitwigaragariza neza. Bantikristo ni benshi kandi bari hirya no hino, ntabwo bakomoka ahantu hamwe. Hari ijambo Yesu yavuze, yaravuze ngo aho urupfu ruri, aho imirambo iri, aho umurambo uri, ngo niho inkongoro ngo ziteranira. Ahantu hari urupfu, mu yandi magambo, niho abantu benshi bakunda guteranira bene data. Yesu ajya akoresha ingero zitandukanye, akoresheje ibintu bisanzwe, ariko buri kintu Yesu avuga aba ashaka kuvuga ku bantu. Kubera iki? Kuko ijambo ry'Imana ribereyeho kwigisha abantu. Ntabwo ijambo ry'Imana ribereyeho kwigisha inyamaswa, ntabwo ijambo ry'Imana ribereyeho kwigisha inyoni cyangwa se ibisiga, ntabwo ribereyeho kwigishwa ibiti. Ijambo ry'Imana ribereyeho kwigisha abantu. Rero Yesu
niyo avuga atanga urugero akavuga ibiti cyangwa se akavuga inyamaswa cyangwa akavuga inyoni n'ibisiga, mwene data ujye umenya yuko arimo kuvuga kuri wowe, ujye umenya yuko arimo kuvuga kuri njye, ujye umenya yuko arimo kuvuga kuri twebwe abantu, kuko hari icyo ashaka kutwigisha. Rero kuvuga ngo aho urupfu ruri ngo niho inkongoro ziteranira, ubigaruye ku bantu kuri twebwe, bishatse kuvuga ngo ahantu hari icyica abantu, ahantu hari urupfu niho abantu bakunze n'ubundi guteranira. Abantu bakunze ibintu bibica kuruta uko bakunda ibibaha ubuzima. Abantu bakunze Satani kuruta uko bakunda umwami Yesu Kristo. Abantu bakunze urupfu kuruta uko bakunda ubuzima. Yesu nashimwe cyane. Rero niyo mpamvu ijambo ryatubwiye ngo iyi nyamaswa ngo yakomotse ngo cyangwa se yavuye mu nyanja cyangwa se ku mazi menshi. Twabonye yuko amazi menshi harimo ngo n'amateraniro y'abantu. Amateraniro y'abantu, amateraniro bivuze ni ya miryango mpuzamahanga, bivuze ibintu bihari bikunze guhuza abantu. Ejo n'ejo bundi muzatangira kumva idini rimwe, amadini menshi azahuzwa havemo ikintu kimwe abantu bemera yuko aricyo kifasha abantu kumenya Imana. Nubona icyo kintu kandi birahari, byaratangiye bimeze nkabyo, nubona icyo kintu kiremejwe, mwene data uzamenye yuko aho hantu hari urupfu. Haleluya, hari urupfu. Mwibuke ijambo ry'Imana twereka yuko tubona ku kimenyetso, twabonye yuko ikimenyetso iyi nyamaswa izahata abantu bose b'ingeri zose gushyirwaho ikimenyetso. Ntabwo rero inyamaswa ishobora guhata abantu bose gushyirwaho ikimenyetso idaciye mu bintu bihuza abantu, idaciye mu guhuza abantu benshi batandukanye ngo bemere ikintu kimwe. Kandi iyi miryango ihuza abantu benshi bakemera ikintu kimwe bituma igira imbaraga. Ikintu gihuza abantu benshi bene data kiba gifite imbaraga ku buryo Satani biba byoroshye yuko yagikoresha kurwanya abatemera umugambi we. Urumva nawe ikintu gihuriyeho abantu benshi ariko hakaba harimo bakeya batemera, biba byoroshye yuko abo bantu benshi bemeza yuko ba bantu batemera bya bindi bemera yuko babamara, yuko babica, yuko babarimbura. Mwibuke ubwami bw'isi buzanwa n'abantu hano mu isi, ariko kandi n'ubwami bw'Imana, ubwami bwa Kristo nanone nabwo hano mu isi buzanwa n'abantu. Ubwami bwa Antikristo, ubwami bwo kurwanya Kristo, buzanwa n'abantu. Niba rero ubwami bwo kurwanya iby'Imana buzanwa n'abantu, kandi n'ubwami bw'iby'Imana nabwo buzanwa n'abantu, ngira ngo murumva yuko ni amami abiri arimo guhangana. Biroroshye rero ko bene data ubwami bw'isi bwarimbura ubwoko bw'Imana. Mwumve iri jambo mu Byahishuwe ibice 2 ku murongo wa 13, haravuga ngo nzi aho uri ko ariho intebe y'ubwami bwa Satani iri, nyamara ugakomeza izina ryanjye ntiwihakane kunyizera, ndetse no mu minsi ya Antipa umugabo wakiranukaga kumpamya wiciwe iwanyu aho Satani aba. Ahangaha Yesu cyangwa Yohana yarimo kuvuga ku byo Yesu yamubwiye, avuga ku itorero ry'ahantu hitwa Perugamu. Perugamu ni umujyi wabayeho ahantu hitwa Turukiya, uyu munsi hitwa Turukiye. Yesu nashimwe cyane. Muri Turukiya hari ahantu hitwaga, hari umujyi witwaga Perugamu. Ahangaha aremeza yuko hano hantu ngo niho intebe ya Satani iri. Niki nshaka yuko twumva ahantu nifashishije iri jambo kugira ngo nkwereke yuko bishoboka yuko Satani yibasira ahantu runaka hamwe rwose akahashyira ubwami bwe kandi bugafatika mu buryo bwa rusange. Aho hantu hakaba imikorere yaho
imiyoborere yaho, imigenzereze yaho, ibyo abantu bavuga, buri kintu cyose gikorerwa aho hantu kikaba gishingiye kuri Satani. Yesu ahangaha biciye muri Yohana arimo aremeza, aravuga ati nzi aho uba, ko ariho intebe y'ubwami bwa Satani iri. Intebe y'ubwami bwa Satani aho hantu Yesu arimo aremeza yuko ihari. Bivuze iki rero? Ijambo twabonye rivuga ngo y'amazi menshi wabonye ngo maraya yicaraho, ngo niyo moko, ngo n'amateraniro, ngo n'indimi, ngo n'amahanga. Birashoboka rero ko ihanga runaka, birashoboka ko igihugu runaka, bene data, ko icyo gihugu cyose muri rusange cyakwibasirwa n'umwanzi Satani. Satani yakizanamo rwose ubwami bwe, ibikorwa byose bikaba bishingiye ku bwami bwe cyangwa se imikorere ye. Rero Yesu arahamya ngo aho hantu, ngo arabizi yuko ariho hari intebe ya Satani. Ariko nubwo bimeze bityo, nanone aravuga ati ngo niho nanone mu minsi ya Antipa, umugabo wakiranukaga kumpamya, wiciwe iwanyu aho Satani aba. Mu yandi magambo aremeza yuko nubwo bimeze gutyo, nubwo icyo gihugu, nubwo aho hantu rwose hari ubwami bwa Satani, ariko hari umugabo utarigeze amakanya, utarigeze yanga gukomeza kunyizera. Bishatse kuvuga iki? Ahantu, bene data, hari ubwami bwa Satani mu buryo bwa rusange, biba byoroshye kurwanya iby'Imana, ndetse cyane cyane niho iby'Imana biba byararwanijwe kugira ngo koko ubwami bwa Satani bubashe gushinga imizi. Niyo mpamvu rero bene nkaho iyo hagaragaye uwizera cyangwa se uwemera ibitandukanye n'ibiri muri ubwo bwami, n'ibiri aho hantu, uwo nguwo ni uwo kwicwa. Yesu ahangaha arimo aratwereka yuko uyu nguyu witwa Antipa, ngo ni umugabo ngo wakiranukaga, ngo wahamyaga Yesu, ngo yayirishwe, ngo yicirwa aho ngaho aho Satani ngo aba. Rero uyu munsi icyo nashakaga ko tureba ni iki? Nashakaga ko tureba ahantu iyi nyamaswa yaturutse ariho. Ijambo ryatubwiye ngo ngihagarara ku musenyi wo ku nyanja, ngo ngiye kubona, ngo mbona inyamaswa ngo iva mu nyanja. Tubonye yuko inyanja, bene data, nanone bisobanuye amazi menshi, kandi tubonye yuko amazi menshi bivuze amoko y'abantu, bivuze amateraniro y'abantu, bivuze indimi z'abantu, bivuze amahanga y'abantu. Mu yandi magambo bivuze abantu, kandi bivuze ibintu byinshi abantu bakunze guhuriramo. Bivuze ibyo rero kuko ubwami bw'isi bukomoka mu bantu, kandi n'ubwami bw'Imana bukomoka mu bantu. Ariko igitangaje, mwene data, Imana yifuza kuguha ubuzima. Ijambo ryatubwiye ngo aho urupfu ruri, ngo niho inkongoro ziteranira. Ahanini, bene data, ibintu abantu benshi bahuriraho biba birimo urupfu. Ariko Yesu yaravuze ngo yaje kugira ngo aduhe ubugingo, ngo kandi ubugingo bwinshi. Mwene data, birashoboka yuko wakwemera kwizera Yesu, ukemera kubona ubugingo. Iminsi turimo ni iminsi ya nyuma, ni iminsi y'imperuka, bene data, kandi ibintu byinshi birimo birajyana abantu mu kurimbuka, birimo birajyana abantu muri Gehenomu. Ariko mwene data, birashoboka yuko wagarukira umwami Yesu. Nubwo urwanya iby'Imana, ariko ushobora kwihakana ibyo bintu, ukemera umwami Yesu akaguha ubuzima. Iyo tuvuga ubuzima, ntabwo tuvuga ubuzima bwo guhumeka, ubuzima bwo kuba wumva uguwe neza mu mubiri. Ntabwo ari ubwo buzima. Turavuga ubuzima bwo mu bugingo, turavuga mu mitima yacu, turavuga ubuzima bw'iteka ryose. Kuko ubu buzima busanzwe bw'ahangaha ku isi, ubuzima imibiri yacu ifite, ubwo buzima, mwene data, bufite iherezo. Niyo mpamvu habaho gupfa k'umubiri.
ariko hari umuntu ugutuyemo mwene data, hari umwuka. Iyo tuvuga umuntu ukurimo cyangwa se umwuka, turavuga ibitekerezo byawe, turavuga amarangamutima yawe, turavuga ubugingo bwawe. Icyo nicyo cyitwa umwuka. Icyo bene data cyaremwe mu ishusho y'Imana ntabwo kijya gipfa, nta nubwo kizigera gipfa, kizahoraho iteka mu muriro utazima, cyangwa se gihoreho iteka mu bwiza bw'Imana, mu mahoro, mu byishimo. Icyo rero nicyo gishobora kuba mu rupfu. Nicyo ijambo ry'Imana rijya rivuga. Hari igihe Yesu yabwiye umuntu, yaramubwira ati nkurikira, ngo reka abapfu ngo bihambire abapfu babo. Murumva aba ni abapfu bagiye guhamba, ariko Yesu arimo kuvuga ngo uyu nguyu ngo abareke ngo bagende bihambire umupfu wabo, kuko nabo ari abapfu, ni bazima, ariko Yesu arimo kubita abapfu. Ni uruhe rupfu Yesu arimo kuvuga? Aravuga urwo rupfu mwene data, rwo mu bugingo, urupfu rwo mu mutima, urupfu rwo mu bitekerezo. Uratekereza iki? Ni ibiki wemera? Ni ibiki wizera? Imikorere yawe iteye gute? Nturi umunyabyaha mwene data? Birashoboka yuko Kristo aguha gukiranuka. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nitwizeze imitima yacu, tukizera umwami Yesu, tuzaba tubazweho gukiranuka. Ngo kandi nitwatuza akanwa kacu, ngo tuzakizwa. Ese urashaka gukira mu bugingo bwawe? Urashaka gukizwa mwene data? Urashaka yuko ingeso zawe zihinduka? Urashaka yuko ibitekerezo byawe bihinduka? Urashaka yuko uba umwana w'Imana? Urifuza kuzahoraho iteka ryose nyuma y'ubuzima bw'umubiri? Cyangwa se wowe urabona yuko ubuzima ari ahangaha ku isi gusa? Mwene data, ubuzima bw'aha ku isi bufite iherezo. Niyo mpamvu nkwingingira cyane kandi ngusaba kugira ngo wemere umwami Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, akubabarire, akweza gutunganye, kandi wemere guhindukira, uhindukiza imyumvire yawe, uhindukiza ibikorwa byawe. Wemere umwami Yesu ayobore ubuzima bwawe, maze tuzabane mu ijuru. Haleluya. Uve mu materaniro adafite icyo akumarira, akuganisha ku kurimbuka. Aho urupfu ruri mwene data, ngo niho inkongoro ngo ziteranira. Biragusaba gushishoza. Ntabwo ibintu byose abantu duhuriyeho cyangwa se bijya biduteranya, ntabwo ariko byose unyumve neza, ntabwo ariko byose biva mu nyamaswa ijya kurwanya iby'Imana. Ntabwo aricyo ndimo kuvuga, ariko igitangaje ibyinshi. Niyo mpamvu mwene data bigusaba gushishoza. Ikintu cyose ugiyemo uzashishoze. Ikintu cyose gihuza abantu benshi uzajye ugishishoza. Haleluya. Yesu aguha umugisha. Niki twize uyu munsi? Twize ahantu inyamaswa yaturutse. Inyamaswa yaturutse hehe? Yaturutse mu nyanja. Inyanja ni amazi menshi. Amazi menshi ni amoko y'abantu, ni amateraniro y'abantu, ni indimi z'abantu, ni amahanga cyangwa se ibihugu. Yesu naguha umugisha. Ndagusabira cyane ku Mana kugira ngo igufashe gusobanukirwa ijambo ryayo kurusha ndetse uko ngiye mba nabivuze. Mana yaremye ijuru n'isi, ndakwinginze ngo umwuka wera aherekeze ijambo ryawe, uryumvikanishe mu bugingo bw'ubwoko bw'Imana. Mu izina rya Yesu, buri muntu wese uzumva ijambo rya Mwana, reka umwuka wera azarushaho kumusobanurira, kandi agiye gushaka guca bugufi muri we, kandi no gushaka kurushaho Mwami Imana kwitandukanya n'ikintu cyose kimuganisha ku kurimbuka. Ikintu cyose kiri mu rupfu, Mwana yemere kwitandukanya nacyo, yiyunge n'ikintu kiri mu buzima. Yesu niwe buzima kandi niwe kuri. Uduhe kwanga ikinyoma, uduhe kwanga ikidakwiriye cyose.